Ikiganiro turinde uwo nguwo ni umutwe tuvuga, ni ukuvuga ngo hashize igihe cyangwa imyaka ibiri haje kasike nziza ngo zujuze ubuziranenge ariko ntago tuzi iherezo. Ese izi kasike zaba zaragiye hehe? No kuvuga ngo kasike zujuje ubuziranenge zarengeye hehe? Ahaha niko umutwe w'iyi nkuru uvuga. Hashize imyaka ibiri Minisitiri w'ibikorwa remezo Minifra atangaje ubukangurambaga kubwo gukoresha ingofero zikoreshwa n'abagenda kuri moto kasike zujuje ubuziranenge. Kasike ikwiye ivuga ko izitezweho kurinda impanuka zo mu muhanda mu buryo bugaragara kuko zizewe mu kurinda umutwe uyambaye. Ni ubukangurambaga bwahawe izina rya turinde, ni ukuvuga umutwe bwatangirijwe i Kigali ku itariki 27 Gicurasi 2024 nyuma yuko bigaragaye ko moto ari kimwe mu binyabiziga byinshi mu Rwanda kandi kikaba na kimwe mu biteza impanuka nyinshi. Minifra yavuze ko yafashe ingamba zo kurinda abagendera kuri moto hakoreshejwe kwambara kasike zuje ubuziranenge cyangwa kasike zujuje ibisabwa kugira ngo nibura harindwe byuzuye umutwe w'abagendera kuri ibyo binyabiziga nk'igice nyamukuru kigize umubiri wa muntu. Atangira gahunda turinde, Dr. Jimmy Gasore wari kuri ibikorwa remezo icyo gihe yavuze ko kwambara iyo kasike birinda impanuka mu buryo bukwiye kandi bwuzuye. Yagize ati kwambara kasike ikwiye kandi mu buryo bukwiye byongera amahirwe yo kurinda umutwe mu gihe habaye impanuka. Turasaba abakoresha moto bose kuzirikana ko impanuka idateguza bityo gusigasira ubuzima akaba ari inshingano za buri wese. Dr. Rwagasore yasobanuye ko hafashwe ibikoresho byo gupima kasike kugira ngo hazenguruzwe cyangwa hagenzurwe ko hari kasike nziza ku isoko z'u Rwanda zujuje ubuziranenge. Ni ukuvuga ngo ni ibikoresho bisuzuma izi kasike nabyo byanze bikunze byaraguzwe ariko kugeza ubu ntago tuziho aho byahereye. Ni ukuvuga ngo barazipimye kugira ngo ariko zujuje ubuziranenge zikagezwa mu Rwanda bitarenze ukwezi kwa Kanama cyangwa kwa Kamena 2024 kandi bigakwirakwizwa hakoreshejwe ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge RSB, Rwanda Standard Board, ari naho laboratoire izipima iherereye. Umuyobozi mukuru wa RSB Dr. Murenze Diamond nawe yemeje ko izo kasike zujuje ubuziranenge agereranyije n'izari zisanzwe zikoreshwa. Yagize ati twasanze mu by'ukuri inganda zohereza kasike mu gihe dusanga izihari rimwe na rimwe zitujuje ubuziranenge. Hari izigwa zigahita zicika ako kanya tukagerageza kuzidoda. Icyambere ni ukurinda abantu mu buziranenge, tukaba twizera ko izo kasike zujuje ubuziranenge kandi zifite amabwiriza azigeza ku buziranenge cyangwa atuma zigira ubuziranenge. Ubukangurambaga bwo gukoresha ziriya kasike bwarakomeje hirya no hino mu gihugu. Minifra yavuze ko igihe zizaba zimaze kugera ku isoko zihagije ari nabwo bizaba itegeko kuzikoresha. Yavuze ko mu kuzitumiza mu mahanga leta ariyo yishatsemo amafaranga kugira ngo itangire kuziha bamwe mu bamotari bitwaye neza. Ku ikubitiro hatanzwe izigera kuri 500 zahawe bamwe mu bamotari cyangwa bahagarariye abakoperative n'abamotari cyangwa amakoperative y'abamotari. Uwayihawe agatanga iyo yarasanganywe ariko akoresha kugira ngo bashake ikindi yakora, ariko abandi bakazajya bazigurira ku giciro cyoroheje cyangwa gitoya. Kugeza ubu ariko mu mihanda ya Kigali uramutse wazengurutse ukagenda ukareba wenda muba muri moto cyangwa abantu baparitse mu bamotari barenga 50 uwambaye iyo kasike yifuzwa kuri bose mu gihugu ari hafi ya ntawe. Ni ukuvuga ngo ahubwo ntawe niyo umubonye ushobora kumubona rimwe ku munsi. Mu kugerageza kumenya impamvu yatumye izo kasike zitagezwa ku bamotari bose bo mu Rwanda nyuma y'imyaka 2 ishize, ubukangurambaga butangiye kuri uyu wa gatanu tariki 5 Kanama 2023, nahamagaye Byiringiro Alfred, umujyanama mukuru mu bya tekinike ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri Minifra. Ntiyakwitaba, mpamagara nimero ya telefone ya rusange iri ku rubuga rw'iyo ministeri, nabwo mbura unyitaba. Umwe mu bamotari utarashatse kuvuga izina yabwiye Murindi official ko ubwo yitabiraga ubukangurambaga bwo gukoresha iriya kasike atashatse kuvuga yavuze ko atazigera arekura kasike ye asanganywe kuko ngo asanga ari ubucuruzi ari biberemo. Yagize ati wowe uzabwira umumotari ngo mpereza iyo kasike akwemerere kandi
yarayiguriye. Nkuriya wazanye kasike aba yashoye amafaranga muri leta ati mudusabire abangaba batwamamarize rero cyangwa rata rero iti nimushoremo niba bakundira leta ngo nimushoremo niba bakundira muzavugane nabo ubundi mubahe izo kasike nkuko byemejwe na Minifra n'izindi nzego zirebwa n'umutekano wo mu muhanda zirimo urwego ngenzura mikorere rura polisi Rwanda National Police ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzanenge Rwanda Standard Board. Kasike ikwiye niyo umugenzi yambara ikamukwira neza, ifite ikirahure kimurinda umuyaga kitangiritse, igifite n'udushumi tuyifunga tukanayifungura bigato. Nukuvuga ngo agomba kuba yambaye kasike imukwira, ikirahure kimeze neza kitapfumutse, ikaba kasike ifite n'utugozi tuyifunga kugira ngo ibitagwa. Igisigaye rero ubu nukumenya niba nyuma ya ziriya 500 hari izindi zaba zaratanzwe mu gihe kigerageza. Igihe zizatangirwa nibwo zizatangira kugirwa itegeko n'igihe ntarengwa zizaba zamaze gusimbura iziri gukoreshwa kugeza ubu tukaba turi kwibaza ese ari amafaranga leta itanga amafaranga menshi igatumizaho kasike ngo imyaka 2 ikagenda igashira. Ubu n'ubu kasike niba zaraje zirahanu ziradepye, ushobora no gusanga zararwaye uruhumu. Ese aba bantu bafata amafaranga ya leta bakagura kasike batabanje kubitekereza, aya mafaranga mu nsherame yagakwiye kuba ari amafaranga ari kubyara nde? Niba umushinga wari batarakawunoza neza wo gutanga zira kasike, imyaka 2 ni menshi, niba barashoye miliyari muri kasike yagakwiye kwimaze kubyara miliyari 5. None mufasha amafaranga ya leta ngo muyashyize muri kasike ntimunazitanze. Kugeza ubu ngubu turacyabona abantu bagikora impanuka kasike ikameneka. Ntago nibaza impamvu, akana mpamvu twakoze ubusesenguzi kugira ngo tumenyeho izi kasike zarengeye. Abari buze kumva aya makuru bakaba bari muri leta cyangwa namwe mwese bamotari muze gutanga comment mutubwire. Kongera kubabwira yuko ku 500 byonyine, warubize ku 500 byonyine wabona moto. Ati wayibona gute rero? Ni ugutanga 500 byifata buguzi ubundi ukibonera moto yawe. Ciao ciao.